mva ubwo amakuru mfite urumva umumotari yavuze se none bimeze biti urumva umumotari nyine niki n'akasamutwe amakuru mfite ngo nuko uruki cyangwa bizanzurwa tariki kuwa mbere ariko tukibaza tuti kuki umuntu nk'uyu nguyu batamurambika bakamukubita ikinyafu kunda akareka guhindanya ikinyamakuru biratangaje nani my friend ariko aho ngaho tuveyo ntabwo nshaka kwigira ku bintu tutaramenya ibivamo birasaba iki kuba muri groupe ya kasamutwe kuba muri groupe ya kasamutwe nuko tugomba kureba tukamenya niba utari icyohe uri umuntu muzima ushobora gutanga igitekerezo kizima aho ngaho kandi ukaza ukaganira ukajya uganira naho nk'aba ngaba baje gushaka ubusutwa baje gufata amagambo yo kujya gutwistinga turabatumura bakavamo uyu munsi bakoze cleaning bavana nk'abantu 200 basohoye nk'abantu 200 so hagati aho ngaho rero reka mbabwire ngo icyari kiduhurije hanga ntabwo ari ibyantuza nta n'impamvu yo gupromotinga uyu muturage ariko abagabo baranarongora ni gute umuntu afata umugore uvuga ko akamushyira mu rugo akamwambika impeta ibi ngibi tuba tubyihoreye tuzabivugaho kuwa mbere nibwo zabivuga birambuye byose muzatungurwa n'ibindi uyu mugore ni gatumwa ariko ibi ngibi ntabwo bivanaho ngiye nk'umuntu utashinzwe icyo ari cyo cyose uyu mugore yatumwe n'uriya mugabo kandi nzazana ibimenyetso mbibahe mu birebe ariyo mpamvu tugomba kumwamagana ntabwo biratangaje kubona umuturage usanzwe bamuha amafaranga akajya guhindanya ikigo nk'isimbi bitewe n'udufaranga yishyuwe n'umugabo washwanye n'umugore we Dr Kanumba y'amasaha yasubiye mu kazi mama nikagiye kongera gukina filime n'abandi tuzarondora imiryango yari iratandukanye n'abaye muri jenoside Sabe yabigizemo uruhare tubona 3-4 ni ibikorwa by'intashyikirwa ibyo bindi naba ntamwemereraho ntago byatuma ndenga kuri niyo naba ntafite ibyo nshima kuri we sinawe umuheza ngo mbona umuntu ari kurengana banyarwandakazi Sabe ari kurengana ahubwo turasaba inzego zibishinzwe ko bakurikirane uyu mudamu wagiye guhindanya ikigo nk'isimbi abiryozwe uko niko byumva mute your mic ubundi abakobwa ba kera bari baraceceka bakumva ariko ndebera ishyano nkawe ndebera umwana w'umukobwa utarava iwabo urabangatura ukaza hano hejuru mu bantu 100 mu bantu 600 ukaza ugatinyuka kuvuga babagabo abari b'abakobwa baracecekaga bakagenda bakicara ariko musigaye muvuga ugatinyuka umwana w'umukobwa avuga mu bantu 600 kankwereke ukuntu abakobwa bayagendaga genda wicare aba bicaraga mu gikari mu kirambi bakumva manuka kunda kuvuga ntabwo ngiye mbashubije ntabwo ndi kubasubiza raziska ntabwo ndi kubasubiza iyo ngiye umwana w'umukobwa yari kumanika ikiganza akavuga ati Godifa bya gikobwa ariko umukobwa aravuga ati Godifa ceceka mvuge uyu ni umukobwa niki vejuru cyaje kiraza kiramanuka kitwikubitamo abakobwa b'abanyarwandakazi bagiye abakobwa b'abanyarwandakazi bagiraga isoni bagaceceka ariko umugore aravuga ati Godifa ceceka akakuniga n'inkara akavuga ngaho vuga nyirabutisi reka ntabwo ntimworoshye ngaho vuga ijambo ni njyewe mwiza we fata ijambo ahubwo njyewe mbona tuzashwana kandi ntabwo ari byiza none se niba uri kuvuga turi kuganira turi benshi nahise kubaza wowe ukomoka mu muryango w'umugore wari warasigayeho wigeze kumwa bita igishego yari afite abasirikare bita inshinzi urumva manza ukomoka muri uwo muryango ngaho mbwira ubwo nyine uko byumva niko bimeze ndashaka kukubaza ubwo nyine Sabe adatanga ikirego ubwo urabona karara ari cyo bamutwara ikibazo nandi kwibaza njyewe ntabwo ndi umunyamategeko umva nkubwire Sabe adatanze ikirego ntekereza ko RMC ishinzwe kureberera inyungu z'itangazamakuru yafatiye ya mbere igakurikirana ibyaha byakorewe abo ishinzwe kureberera ibyo ndi kubivuga nka simple individu ntabwo ngenda umunyamakuru wabisobanukiwe sheri merci beaucoup merci urumva ukuntu uvuze gikobwa nuko bigomba kujyamo baguguhitura ngaho mbwira ngongera ikintu mbwira abantu bari aha ngaha babwire ko nkunda aya ndacyari mutoya ntabwo ndashikura
nturagira ite anyway. So ngayo nguko Raziska ntabwo ari ivangura, ntabwo ari ivangura, n'abahungu ndabamanura iyo amvugiyemo. Abana b'abakobwa, umukobwa arazavuga ati none se Raziska wibagiye ko hano higeze kuza umukobwa nkamubwira ntura wakambwira ati ngo unyumvira Godfather ndagaswi. Usikiza uyu ni umukobwa, ni ikivejuru, ni ikimanuka cyaje kikubita abanyarwandakazi ko bagiraga isoni bakajya bareba hasi. Tina murebe nta mugabo umara kuzamuka. Tina Tina kankomanure buriya wagarutse Mm, harya ngo urwaye amaso, ngo urwaye amarundi cyangwa urwaye amaso y'imbwa. ngo ni amaso y'imbwa, abandi ngo ni amaso y'amarundi. Umva ndakubwiye ngo ni ibibazo. Ahubwo abantu bari aha bazi imiti banyandikire bambwire, kuko iyo amaso nashyizemo ndabona ntagiye kumva. amaso y'umumbweti se ngaho. Bamaze kutubwira amategeko rero urumva, ariko ntabwo Yego. nta kibazo wanaho mukumva. Bamaze kutubwira amategeko, dusanze iriya nyirabutisiga iri mu kaga yakoze ibigize ibyaha. Ariko ubundi mwayihamagaye ikaza kuri, erega mujye mubakira nabo baze bavuge batange ibitekerezo banatwumvise. Erega wanasanga babifite ariko se nibaze babiduhe tubyumve tubimenye twumve ibyo ari byo. Ko ndi umunyarugomo gumaho. Mfasha. Ariko Mbabare aza afite ibintu bifatika, ijwi ry'umuntu aba ari ijwi ry'umuntu, mesaje y'umuntu aba ari iy'umuntu, iyi videwo aba ari iy'umuntu, atwereke. Ko namushumitse aranyitaba. Ubwo se ntariho ahangaha ntiyabura. Ndategereje ndebe ko akwitaba. Shareka ntabwo yakwitaba. Ubwo se urumva afite ikintu abwira abanyarwanda, mwihorere. Umva nkubwira ikintu kimwe. Ntabwo yakwitaba. Impamvu urwaye amaso urayizi? Ni ukuri kw'Imana. Impamvu ni uko udakore nibyo, ni ibikemiko biba muri ntuza, biba mu mavuta mwisiga. Nakoresha Koresha Mami Beauty Salon ndakurahiye. Ayo maso aragenda nkuko. Nizere ko bababwiye ko muri Mami Beauty Salon ari ibindi bintu. Ese ko amavuta watangiye kuyisiga wababwiye? Ni amavuta